shobora kutakuvugaho ibibi ariko akakuvugaho ibyiza akaba hari ibyiza banakuvugaho rero nk'umuvugabutumwa kuba yahindura rusengero ntago ari igitangaza kuba yumva imyaka amaze muri ADPR yafata umwanzuro akagenda ntago ari bibi ntago ari bibi ahubwo wenda icyo namubwira karibu mu ruhando rw'intambara z'amatitire agiye gufata impano ayishyire munsi y'undi muntu nimba impano y'uyu mubyeyi nabwiriza neza kurusha uyu muntu bazashwana abakristo nibamukunda ndamubizi ko bazamukunda abakristo nibamukunda cyane bazashwana ngizi intambara z'amatitire rero twigirire none pastor ni gute wenda umushumba Mariyoneri hageze akagira igikundiro ku bakristo uyu mushumba atanezezwa n'igikundiro cy'uko ahubwo yazanye umuntu none ntama zikaba zimukunda arewe riko evo ubu ngubu mu rugo rwawe rwose mbega kubwe Mariyoneri nibwo agiye gukura none hakaba umuntu ushyitse ubu nibwo agiye kugendana intosho none se ubura tubwirwa n'iki ko batadefirije icyo ni ikindi none se kubera ko muri doctrine zabo ntibyeme buriya hari ikintu twita ibyaha atari ibyaha uyu munsi nibashyiraho nitujya ku YouTube ya eglise ya ADPR turasanga mu iteraniro ryabo ryose harimo abantu bambaye amapantaro harimo abantu badefirije benshi cyane rwose kandi uyu muntu arimo arajyamo ayateranye kandi aranatura cyane iyo atuye baramubwira ngo Yesu ashimwe uribuka ko mbere wabaga wambaye gutyo bakavuga ngo toka satani ngenda bizi kuko nakuranye nabo gusa wenda icyo batamwemera no kujya kwigabura ariko arazwe ko ari umuntu waho ese uramwimira ikigaburo niba ufata reka baretse gato tubaze tubwizanye ufata amaturo ye sibyo ariko ugeze igihe cyo kumuhigabura no se doctrine ihuraye n'igaburo ntago twabwirijwe kujya kubwiriza amadoctrine twavuga ngo mugende abazemera bakizera hemera umwambaro hizera umwambaro hemera umwambaro hakizera imisatsi uyu muntu numva wamubatiza ukamuha n'igaburo ariko ntumuhishingana yego ubundi niko byakagombye kuba ADPR ivuga ngo izabihinduraho ifite uburenganzira bwo kubihindura kuko batangiye gutera ikirenge buhoro buhoro badohora ariko babaye batababatiza bakora amakosa none se ko yambaye ipantaro ashobora kwambara ipantaro adasambana ariko wambaye ingutiya ayisambaniramo yambaye ipantaro ye ikoza amataye ye siyo bavuga ngo bagenda babagushije undi we yambaye ijipo y'agapira yaguze rwa rubuno rw'abashinwa arujombamo kandi nawe arangije aragikurura wese ni udakurura abagabo ko dufite abantu baduhambirije amategeko ariko batatujyana mu ijuru bajya ngo bafite ijuru ryabo ni abafarisayo abo ngabo pastor akoze cyane reka tugaruke gato ku bivugwa hano kuri social media mu minsi ishize twabonye umuvugabutumwa witwa Mariyoneri ngira ngo yabarizwaga mu itorero rya ADPR ariko yaje kuvuga ati nge narasezeye ngira ngo yanavuze itorero yerekejemo ryahara ku Kimisagara wenda abantu babanje kugira ngo ni inkuru ziri aho ngaho wenda ni bimwe abantu babasha gutwika ariko ngira ngo byari ukuri kuko yavuze itorero yagiyemo kandi we yanavuze ko ADPR yamuhaye hari nk'impapuro zimwemera gusohoka muri ADPR akajya kuvuga ubutumwa handi wabyakire gute kumuvuga butumwa nkuriya ukomeye yasohoka mu itorero rikomeye nka ADPR akajya muri indi torero urakoze ntabwo gihe nta kibazo njya ngira kugerekeranye n'umuhamagaro w'umuntu kwifatira umwanzuro bitewe n'uko umuntu we aba afite uko yahamagawe ntabwo nari naranabimenye ejo nibwo nabashije gusa nkaho mbimenyemo nawe ubwe twandikiranye arambwira ati we yanambwira ati uretse kugira ibintu umvugaho ati uretse kugira ibintu umvugaho ati tuzaganira ati nzakuganiriza nkubwire ukuri ati ngubu ugiye ntabwo ndagira ibintu bituma abantu bamvugaho ndakeka wenda ari ubuhamya yumva ko butaragera igihe ko abantu bamuvugaho ariko buriya nta muntu ukorera kuri izi social media utagira icyo umuntu amuvugaho ushobora kutakuvugaho ibibi
ariko bakakuvugaho ibyiza hakaba hari ibyiza banakuvugaho. Rero nk'umuvugabutumwa kuba yahindura urusengero ntabwo ari igitangaza bitewe n'uko amatorero tuyavukiramo akaturera. Natwe ryo dushumbye ntabwo bivuze yuko abaririmo bose batazavamo. Hari abasohokamo kubw'impamvu zabo bwite, hari abasohokamo bitewe n'akazi bagiyemo, hari n'abasohoka bitewe n'uko tubona ko bamaze gukura bagiye gutangira imirimo. Abo ngabo mubahesha ububasha bwo kujya gutangira umurimo, kandi mubasengera mukabimika mukabaha amarekomandasiyo, n'ubundi ntumureka ukomeza kumwitaho amezi 6. Kuba rero we nk'umuntu umaze igihe avuga ubutumwa nk'umuvugabutumwa, kuba yumva imyaka amaze muri ADPR yafata umwanzuro akagenda, ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi, ahubwo wenda icyo namubwira, karibu mu ruhando rw'intambara z'amatitire. Mwaye ikaze. Buriya muri ADPR yari umwana wa ADPR, yasogaga nk'umuvugabutumwa akagenda akikorera ivugabutumwa ariye ku giti cye akagaruka, bamutumira aha akagenda, si igipapuro bamuha, kuko uriya ntabwo yigishwa kwirinda. Wabyumvise? Azi icyaha n'igisa nacyo, azi kwirinda n'iki itorero ryo risaba n'icyo agomba kurinda muri we. Ibyo rero nibyagenderagamo kandi akagaruka amahoro. Niyo mpamvu avuye muri ADPR ataratukisha itorero rye. Icyo nacyo nicyo kumushimira, sibyo? Impamvu uvuze ngo kari mu ruhando rw'intambara z'amatitire ni iyihe? Buriya aho aje baramwereka ubwiza bwaho, ariko aje bataramureze, aje kuzana impano yahawe amazemo igihe akorana nazo, ariko iyo mpano uriya mushumba asanze siwe wayireze. Agiye gufata impano ayishyire munsi y'undi muntu. N'indi impano y'uyu mubyeyi nabwiriza neza kurusha uyu muntu, bazashwana. Abakristo nibamukunda, ndamubizi ko bazamukunda. Abakristo nibamukunda cyane bazashwana. Ngizi intambara z'amatitire rero twigirire. Bazashwana kubera iki? Kuko urwego niba yarakuze, ariko ibintu byose agomba kubicamo kugira ngo amenye kubaka urwe atuje, sibyo? Atuje. Rero naho bura n'ujya ubona ukabona abapasiteri bamwe baraza bagasakuza, pasiteri itore nini ribi. Uturwanya n'umwe n'umurengezi wacu n'umwe. Nose pastor, ni gute wenda umushumba Mariyone yarahageze akagira igikundiro ku bakristo, uyu mushumba atanezezwa n'igikundiro cy'uko ahubwo yazanye umuntu none ntama zikaba zimukunda? Arewe riko Evo, ubu ngubu mu rugo rwawe haje umugabo cyangwa murumuna wawe ukamucumbikira mu rugo rwawe, muvukana kuko twese twonsa amaraso amwe muri Kristo Yesu, akaza mu rugo rwawe, umugore wagatangira kumushyuriza amazi ngo yagushyuriza, agatangira kumwitaho nk'uko akwitaho, n'umukozi akijisha akarihanga nde uwo murumuna wawe, si murumuna w'amaraso, no wa muhungu wawe gatangira kuvuga ati ntazavuga ngo ni anko azavuga azakwita ko ari dadi nawe. Yo muhungu wanjye abantu batari se abita papa, yego, ariko ise niwe yitwa dadi. Wabyumvise? Nabona kuko abana barubaha, nabona ibyo ari hakorerwa, kandi umugore agomba kubaha mugabo muramuwe, bizakunezeza. Nyine hari igihe ashobora kuzamo ukibaza niba nta kindi kibyishimo. Rero izo nizo ntambara ziba mu madini no mu matorero. Mubona habamo bahora bafite amakofe muri za biro, jya kumva ati umupasiteri n'ubwo naka yasohotse mu itorero yagiye muri iri, yarari muri iri ngiri, ari muri iri, ntashaka kuvuga amazina yabyo, cyangwa ugasanga uyanga ahandi bamwakiriye, nta kindi bakiriye, bakira impano iri muri we. Ariko muzacunga abo bantu iyo bahageze. Hari itorero rimwe hano mu mujyi wa Kigali, ngira ngo ntago rigikora,
yigeze umugabo umwe yigeze kurisigira mugenzi we ko ari umunyamavuta cyane, ari umuvugabutumwa mwiza kandi cyane pe umunyamavuta. Noneho arangije aramubwira ati sigarano ngiye muri Isirayeli. Umunsi kandi yarabwirizaga bagafashwa, yaramuzanye nk'umuyede we, rega babazana kuko bakeneye kuruhuka. Yego. Abungeri ari ijambo riri muri Nahumu, ndakeka ari ibice 5. Hari ahantu bavuga ngo abungeri bawe bararuhutse, abungeri ba Isirayeli bararuhutse, bari mu mazu meza, bararuhutse mu mahoteli, bakuzana ku rwego rwo kugira ngo wowe ukore uzi imvune mwarimu akora mu itorero cyane, nizo zikomeye, ariko kandi umushahara wa pasiteri uri hejuru kandi mwarimu niwe wavunitse. N'undi n'abamuzana kugira ngo amukore ya mirimo, abone ukuntu ajya mu manama, ko tujya mu manama, sigaye tujya mu manama twambara amakositimu, mbega nawe abashe no gufata ikiruhuko, atembere, ajye gusohoka, niko kwirara, wa wundi ibyaha akabijyamo, wa wundi akaba mu buzima bwo kwiyeza. Urumva rero uyu muntu yaje gukora agakora, ba bandi afasha, waje gusengerwa, urahita ugira igikundiro. Kubera iki ko abakristo n'abana beza, areba wa muntu wamuhaye keya akabayoboka, n'amaturo y'ishimwe ni wazayaha, namenye ko batanze amaturo y'ishimwe bizaba indoro. Uyu mupasiteri rero, umwe ari bishop undi ari pasiteri, nawe yaraje muri ubwo buryo, afite ministeri, avuga ati ndabona nta maturo, simbona kwishyura abana amashuri, simbona yo kwishyura inzu, reka njye hari azajya ko bafite agashahara babemereye. Uwo ngo yari yakamwemereye, agiye muri Isirayeli. Undi nawe yagiye muri biro, yicara kuri ya ntebe ya bishop. Kandi muri aya matorero haba harimo ibyitso by'amaneko binekera wa wundi. Aka rero nuva hamwe ujya ahandi ujya ukamenya ko gahari, iyo ntebe irahari kandi ntuyizi, kandi uwo muntu uzaguteranya na wa wundi ni uzabanza kuba inshuti yawe nawe, kandi azabanza kubwire amakosa ya bishop, pasiteri mukuru wawe. Azavuga ati pasiteri waha atugenza gutya, turamukunda, wowe uzafungwe umuntu, ko uwo nguwo ni uzajya azaba yiteguye kugira inshuti, nurangiza ahita afata ya magambo wamubwiye ayajyane hahandi, atangire kugirana ibibazo na wa muntu. Wabyumvise? Icyo nicyo cyatumye Sawuli yanga Dawidi, kuko yumvaga ko agiye kumusimbura. Uyu muntu rero batangiye kumuha ibyishimo byose, abona ko bagiye kumusimbura. Uyu mubishop yaraje ahita agira ate, aramwirukana. Hari n'ahandi ndi nawe afata itorero, abati ngiye kwiga, arisigira umuhungu umusore, yaje no kurishakiramo, umugore amushyira hirya, barakora. Umuhungu aragenda yita ku bakristo, abitaho neza, uwabyaye akamusura, urwaye akamusura, uwababaye akamenya buri kantu kose. Bundi uwo ni wo mwungeri. None uyu muntu niba aje kwicara akamenya ibyo bibazo byose, akamenya umukristo yasohoye mu nda nako mu nzu, akamenya uwaburaye, akamenya uburyo bagiye kwitangisha, akamenya batanze ibyacu mu buryo tabasabira umugisha, kandi abandi bashyiraga mu biseke, wowe uri aho ngaho ngo uri mu byubahiro. Uyu muntu nta kibazo, ntimuzajyana ikibazo. Aha rero n'undi we yarabikoraga, bitangire noneho we amaturo ibyacu mise baranga, atangiye kujya yakira amashimwe. Kanaka yaransengeye, narabuze urubyaro, ngira gute ndatwita. Ubwo baje gushaka Kristo n'abana beza, kandi ubwo amuha ituro ry'ishimwe yari muhereye hirya. Undi nawe ndashima Imana, nafite umwana wanjye bari bamwirukanye ku ishuri, nabuze minervare ko pastor Kanaka yaransengeye mbona amafaranga, ndashima, ndashaka rero gutanga ituro ry'ishimwe, ariko nandi ndamuha ituro ry'ishimwe, naze yakituro ry'ishimwe, akaba ari muhaye. Undi nawe ndashima Imana ko umwana wanjye yarafashwe n'ikintu baramunzanira, ariko mpamagaye pastor Kanaka. Aposo agiye kuba pastor Kanaka ntawe ukivuga poso, bose baza bavuga pasiteri. Kumbi Kanaka niwe ukora icyo. Umugore ati narakubwiye igihe ushyira hariya nta kibazo. Naho gusa Imana yakoze neza, burya ari utuntu Imana igikora. Burya Abisirayeli bajyaga bagoma, Imana igahagurutsa abanzi babo bakabatera. Nawe yaratangiye guca mu mizi, agiye kuritangira, haba haje inkubiri yo gufunga amatora, ariko yaragiye kuritangira. Nose niba afite abakristo bangaye bose bazi
ko yabasengeye bakajya ibyo babona mu ibya cumi n'amaturo baramukurikira no se siko abandi bagenda rero menya ko uyu muntu uvuye akajya aha hari abari bujyane hari n'abasohokana nawe ariko se niba ugiye aho hantu nusohokanaho uzongera ubasohokane ikibazo rero kuba yavamo akava muri ADPR akajya muri indi torero nta kibazo rwose mbega kubwe mu mariyoneri nibwo agiye gukura none hakaba umuntu ushyitse ubu nibwo agiye kugenda n'intosho ubwo noneho ubu nibwo agiye kwigisha ubu nibwo agiye kwigisha ibyo arimo ubundi yari muri cover y'idini yigendera akiyizira ni nko kuba umwana mu rugo aza akarya aho yavuye yose akirira ntazi buzi kwishyura inzu ntazi irasiyo iki ariko none ubu agiye kurwubaka amenya ibintu byose uko biza yego pastor wenda tukiri kuri ADPR gato mu minsi ishize byigeze kuvuga ko hari itangazo mbega ryasohotse ariko biza kunyamozwa ko atari byo ariko bavuga bati ibintu by'imisatsi gusiga inzara muri ADPR kudefiriza bishobora kuba n'ubundi birimo kwigwaho kubwa ADPR kuba yareka iriya doctrine yava kuri iriya doctrine ya kera bakaba bakwemera abantu bakisanzura abashaka kudefiriza bakadefiriza abasiga inzara bakazisiga abasiga iminwa bakayisiga hari icyo byaba bitwaye yewe nuko nyine abanyamakuru bamushaka kwegeranya ibintu ngo mwumve uko bavuga icyambere ushobora none se ubura tubwirwa n'iki ko batadefirije oye icyo ni ikindi none se kubera ko muri doctrine zabo ntibyeme buriya hari ikintu twita ibyaha atari ibyaha buriya umuntu wasutse imisatsi ye n'uwambaye amapantaro ariko yigendera yubaha Imana mu mutima we kandi muri we afite n'imirimo myiza atani hehe se na wa muntu we wambaye birebire utanadefiriza ariko ufite urwango rwo mu mutima ariko pastor ntekereza ko ni doctrine z'itorero simpamya ko ari icyaha ariko nanone uramutse wigometse kuri doctrine z'itorero kandi uri muri iryo torero bikubera icyaha kwereka igihe cyose ndashaka gusubiza mu buryo bubiri yego uyu munsi nibashyiraho nitujya ku YouTube ya eglise ya ADPR turasanga mu iteraniro ryabo ryose harimo abantu bambaye amapantaro harimo abantu badefirije benshi cyane rwose urabizi ko mbere bitajyaga binabaho kandi uyu muntu arimo arajyamo ayateranye kandi aranatura cyane iyo atuye baramubwira ngo Yesu ashimwe uribuka ko mbere wabaga wambaye gutyo bakavuga ngo toka satani ngenda bizi kuko nakuranye nabo nkidefirije ntawansuhuzaga naratambuka bakavuga ngo toka satani uyu barasirimutse rwose no mu matorero ku midugudu hari abantu ubusanga bazwi kuba basengera abantu kandi rwose arahasengera yambara ipantaro atanga buri kimwe cyose gusa wenda icyo batamwemera no kujya kwigabura ariko arazwi ko ari umuntu waho ese uramwimira ikigaburo niba ufata reka baretse gato tubaze tubwizanye ufata amaturo ye sibyo ariko ugeze igihe cyo kumuhigabura nose doctrine ihuraye n'igaburo none se uyu muntu ntabwo bamubatiza bamubatiza ariko ari uko yemeye gukurikiza za doctrine zito none se ni umubatizo ntabwo twabwirijwe kujya kubwiriza amadoctrine twavuga ngo mugende abazemera bakizera hemera umwambaro hizera umwambaro hemera umwambaro hakizera imisatsi abazemera bakizera muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ntabwo ari izina rya ADPR wabyumvise none uyu muntu kuki ushaka ariko ntushake kumuhigabura uyu muntu numva wamubatiza ukamuha n'igaburo ariko ntumuhishingane yego ubundi niko byakagombye doctrine igarukira ku nshingano wabyumvise inshingano ntumugire pasiteri ntumugire mwarimu ntajye muri korari sibyo haba umudiyakoni ariko iyo umwimye igaburo ukamwima umubatizo ntacyo uri gukora kuko ntabwo uri kubwiriza none se ni indaya kandi indaya ifasha ibyayo uzi iyo duhagaritse umukristo guhagarika umukristo ntiyemere gutura ntiyemere gutanga icyacumi burya se
hanyuma iyo umuhagaritse ugafata amaturo ugafata n'icya 10 ntacyo uba wakoze uba ushaka ibintu umuhagarikiye uburaya kandi ugarutse gufata amafaranga ye kandi yakuye mu buraya. Pastor, icyo ni ikindi kiganiro nzashaka nza tugikora. Urabyumva ibyo ngibyo. Rero kuba ADPR ivuga ngo izabihinduraho, ifite uburenganzira bwo kubihindura kuko batangiye gutera ikirenge buhoro buhoro badohora. Ariko babaye batababatiza baba bakora amakosa. We ntago bababatiza. Babaye batabayigaburo baba babaye amakosa. Kuko umuntu udashobora kujya kwigaburo ni umuntu wakoze icyaha. Yasenze umugore we batandukanye, yasambanye. Umuntu wataruka n'umugabo ntago ajya kwigaburo. Sibyo? Yego. Kuko ni umusambanyi. None umuntu umwambuye, none ko yambaye ipantaro, ashobora kwambara ipantaro adasambana. Ariko wambaye ingutiya ayisambaniramo. Yambaye ipantaro ye ikoza amataye ye. Siyo bavuga ngo bagenda babagushije. Undi we yambaye ijipo y'agapira yaguze rwa rubuno rw'abashinwa arujombamo. Kandi nawe arangije aragikurura. Wese ni udakurura abagabo. Yafashe umusatsi arawusokoza neza arawunyereza urayaga. Wese n'utakurura burya hagwa wari usanga urundi ari umupagani. Utaratsindisha ikirari ry'ijisho rye nta kitamugusha. None se ko birwa baheheta babasiramu bambara nka ninja babaheheta babonye ijosi ryabo. Icyaha kiba kiri mu muntu. Tugomba kubwiriza ubutumwa kugira ngo icyaha kiri mu muntu gihinduke gipfe kugira ngo wa muntu akomeze. Ko dufite abantu baduhambirije amategeko ariko batatujyana mu ijuru. Bajya ngo bafite ijuru ryabo. Ni abafarisayo abo ngabo. Uwabaye umufarisayo ntujya ahangaha kandi ushaka ifaranga. Ntubura umufarisayo. Nikiza impamvu amatorero erega aya matorero yose n'amadini yaje avuga neza ubu afite ububyutse ariko nyuma yagiye yubakira kuri za doctrine zabo bahinduka idini. Kubwa ADPR kuba itarekura abantu ngo badefirize bambara amapantaro basiga inzara ubona nta shingiro bifite. Nakubwiye ngo ni uburenganzira bwa nujya muri ADPR. Nanone ndabwira n'aba bantu muri ADPR kandi ubizi neza ko doctrine yabo batemera ipantaro n'imisatsi ukabikora nawe uri kigeragezo. We kuki ujya kugerageza doctrine z'abandi? Nase ko baba bakwakiriye. Nyine bamwakire kumenye ko bamwimye icyumumaro. Tekereza icyumumaro nicyo wimwe. Hanyuma se kudefiriza ukabambaye ipantaro si ku bakobwa. Nugerege cyo kujya gushaka uzasezeranywa nande ko imyaka wayimazaho batazakugira icyo bakwakira. Ariko pastor ntekeza ko kenshi aba bantu bameze gutya hari abantu bakunda inyigisho zo muri ADPR kuko n'uyu munsi n'ubwenda tuvuga ngo muri ADPR haba hajemo ako kantu ariko nibura abantu bavuga ko muri ADPR ariho hakiri umwimerere w'agakiza. Niba rero aba bantu kenshi bagenda ari cyo bakurikiye. Niba ari byo rero sibyo hari ibintu bibiri. Niba kunze umusatsi akaba kunze n'ipantaro najye mu materaniro yo mu mibyizi ye kwideklara ko ari umupasiteri wa ADPR ko ari umukristo wa ADPR nubundi ntago yakwideklara ko ari umukristo gusa nyine none reka tuganire Evode kugira ngo dukureho urujijo. Uyu muntu niba asengaho ku cyumweru arakora yiki ibibire n'umuririmbyi ngo zakoze isoni izo ndyarye ziyoberanye mu itorero. Kuririmba zirarimba. Umukristo nta bwenge yagiye nta rwandiko. Ageze ku irembo agatanga kambera asanga atarufite. Urwandiko rw'iki rw'itorero. Kusenga mu mibyizi ugasenyeye ku cyumweru ukunda inyigisho zabo. Agatanga kambere bagusaba urwandiko rwo kujya gushyingirwa uzasezeranywa nande. Kugiye gushaka sundi mupasiteri utemera kugira ngo gusezeranye. Tugakurure tukumva. Genda mu mibyizi usengereyo wakira inyigisho za niba uzikunda umuntu wese umurenganzira bwakunda mu mibyizi harimo ku cyumweru ufite itorero uziko nupfa bazagushyingura ADPR uzapfa nubwo warahaye amaturo ariko utaroheje doctrine zabo bazakujugunya hariya ntibazagushyingura na nubwo bazagushyingira. Ni abantu bafata ibyemezo. Rero byaba byiza nawe wakugira ngo babere ikigeragezo. Genda niba uzi ko ariho ugiye. Hari umukristo umwe nigeze kwakira yavuye muri Zion Temple yaririmbaga muri Azafu. Ugeze kuri rwo kurimba muri Azafu ari mu Gatenga
cyangwa bikunda aba ari umukristo yego ariko ngo imana iramubwira ngo najye muri ADPR avuye muri Zion Temple cyane akora muri banki imwe ntari buvuge kandi twarivuganiye jewe namwakira ni wanjye turicara tuganira ku bintu byinshi arambwije ati jewe imana yaransanze imbwira gutya na gutya nabwo ni byiza imana itwimura ahantu ikatujyana ahandi ariko ntabwo ituvana itujyana hano kugira ngo tujye kuhapfira ubusa kubw'inyungu zacu z'ibyaha byacu ahubwo ifite ahantu ikujyanye sibyo rero niba ikubwiye ngo ukunze inyigisho zo muri ADPR hita wogosha n'amapano yakureho we kubabera ikigeragezo kuko hari igihe kizagera ushake cyangwa se ushaka upfushe ukeneye gushyingirirwa ubura gushyingurira ujya gushyingira cyangwa gushyingiza ubura bagushyingira kuko wumiye hahandi kandi hanini bizakunda none aba bantu wenda ko nabo bashobora kuba ari benshi cyangwa se hari n'abakristo bo muri ADPR babyifuza ubuyobozi bwo ntago noneho bushobora kuvuga bati wa mugane igihe kirageze ko tukwiye kubakomorera n'aba ngabo badukundaga bakaba bahaguma bakitwa abakristo tukabana iryo gaburo bashaka gushyingirwa tukabashyingira ADPR se ngewe abayobozi ba nta nama nabagira kuko barabose n'abakozi kandi umukozi wese afite itegeko shinga rimuyobora iriya doctrine n'itegeko shinga rya ADPR ariko biri kose iri umuyobozi hari ibyemezo ushobora gufata ibyemezo tegeko shinga rigahinduka ibyemezo bafashe bagiye badohora bituma nabo bose binjira nibabacireho iteka sibyo nibabasohore nicyo kintu badohoye ninde se udohora umuntu ufite imanda y'imyaka 5 sakava akaza undi uwo nguwo ahindura iki zibona igihugu cyacu urwego kigezeho nuko nta manda perezida wacu yagize ituma uyu munsi n'uwaza kumusimbura hari ibintu atashobora guhindura ariko mu myaka ya mbere 7 yayoboye yo hagira umuhindura iki gihugu cyacu kimeze nka Kongo murumva kiba kimeze nka Kongo tuba dufite abaperezida bameze nka Ndayishimiye wabyumvise ariko kuko yavuze ati reka mpagarare kivuye mu ntambara nubaka igisirikare nubaka umuturage nubaka umutekano mbikore nubwo nzajya mu zabukuru sibyo nzasiga igihugu kiri ku murongo ngiyi Tanzania Nyerere navuga ngo yarayitangiye kugera ku rwego uyu munsi Tanzania ishobora kubaha umuntu bita Nyerere nibyo yasize akoze urumva rero ADPR nabo bameze nk'abo bameze nk'ibihugu bifite abaperezida bagira manda aza ati giye nibi mbikuyeho dore manda ya Kongo Tshisekedi ati ngiye nzarasa u Rwanda wabyumvise nibi byose nzabikuraho uba ADPR aruzaza avuga ati giyewe ninza kuyobora kuri manda yanjye wari umaze kubyira nzasenya ibyo yubatse byose mbisanye urumva nase uwo muntu urumva ari ikintu wamubwira ngo nahindure kuri doctrine cyangwa doctrine iragumaho n'ubundi y'abakurambere baba bashyizeho ahubwo jewe ikinama nagira ndayigira umukristo nahitemo ikimunogeye yego nababona yakunze ADPR nagume muri ADPR kandi yubariza amahame ya ADPR hanyuma niba yumva atakishaka nayivemo kandi ayivemo nano atayiharabika avuga ati genda niwe kwihanganira aya mahame ariko ntagende ayiharabika nge ntago nemeranya n'umuntu uvana akagenda aharabika kwitorero riragukujije rikuvanye kuri we kuko itorero rigira ikinyafu rigushobora guhesha umugisha yagusha n'umuvumo kuko nababyeyi rero abangaba baro barakora muri manda yabo ari nabwo n'ubushize nababwiraga ntese muravuga ngo uyu nguyu Imana ntiyamushyizeho ubundi ajyaho twega turabi hari Imana yavuze ngo yamwimize yashyizwe n'amategeko n'ubundi igihe cye nikigera zavaho itorero riyoborwa n'amategeko rigira manda nta kintu abayobozi wabagiraho inama